muraho neza bakunzi ba The Next TV, ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze. Mugubwe neza aho muri hose ku isi yose, haba mu Rwanda, mu mahanga, mwiyumvemo ikaze kuri The Next TV. Ni wini nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nifuje gusubiza abantu bambajije impamvu nise iyi channel The Next. Nayise The Next biturutse ku bintu mbona muri rusange, kuko ndi umuntu mukuru, ndareba nkatekereza, yewe nkaniyumvisha ibyo bintu bibaye niba byari ngombwa cyangwa atari ngombwa. Rero kera natashye ubukwe aho inkomoko ya The Next yaturutse. Hari abari bunyite umunyenzika, ndabizi, ariko siko biri, ko nabo barabigira. Hari ababwiwe amagambo, hari abakorewe ibintu, hari ibyo babonye, yewe hari n'ibyo nabo ubwabo bakoze, ariko ntibatekereze yuko ari bo bashobora gukurikiraho muri ibyo bintu bibaye, cyangwa bakoreye abandi, cyangwa bakorewe ababikoze bishobora nabo kuzababaho. Nigeze gutaha ubukwe rimwe, iyo niyo nkomoko ya The Next ahanini. Nigeze gutaha ubukwe, ntaha ubukwe nigize neza, nishimye n'umutima mwiza, ndavuga nti ntashye ubukwe. Nk'umugore nigira neza uko nshoboye ntaha ubukwe. Ariko uko navuye mu rugo, uko narindi mu bukwe, byari byiza. Reka rero abageni bazajya kwifotoza. Mbese muri mudu yose y'ubukwe yari nziza, yari iryoshye, ubukwe bwari sawa. Ariko haza kuza isaha yo kujya kwifotoza nk'abageni n'abageni, imiryango y'abageni, turagenda. Noneho umuntu umwe twari twahuriye muri ubwo bukwe, nawe wenda wari waje nawe anezerewe nkanjye, wenda yarambonye aracumura cyangwa arashavura bikurikije nuko ibintu abibona cyangwa nuko abishaka. Igihe cyarageze rero twigira neza ku murongo ngo twifotoze. Nanjye ninjira mu murongo w'abifotoza, nezerewe, nisekera, nta kibazo, mba mwikubisemo. Ariko mu kujya kuwujyaho, umuntu umwe arambwira ngo ntunyegere n'izo nkweto. Nari nambaye sandari, wenda abashoboye kwimanika barimanika, ariko njye ntabyo nshoboye. Niyambariye udusandari twa made in Rwanda. Ariko uwo muntu aravuga ngo ntunyegere. Ntabwo si mu mutima, ariko sinamushubirishijemo, ubwo nahise numva ko icyifuzo cyari ari itegeko. Ntabwo nigeze mwegera, nahise negera abandi, kuko si we wenyine waba uri mu ifoto. Nahise niyegerera abandi, ndifotoza, ndataha. Ariko icyo nabwiwe sinagisiga ku murongo waho nifotoreje, naragitwaye. Umuntu yari umuntu dusanzwe tuburaga, duseka, ariko tuburaga twenyine, ntabwo haba harimo n'abandi bantu. Tuburaga mu gihe biri ngombwa, ariko se ku buryo twaba tugiye kwifotoza ukatura n'umunwa wawe ukabwira umuntu ngo ntunyegere n'izo nkweto, abizi neza yuko wenda niba ari inkweto ifunze utayambara, abizi neza ko n'uwo mushito ntashoboye kugushita, aranzi neza kuko nta cyamutunguye muri ibyo, nta n'icyamutunguye mu nkweto nari nambaye. Mu kubitahana kwanjye rero, naratashye ndibaza ngo ese uriya muntu mwegereye ifoto yapfa? Ese uriya muntu ni ikihe kibazo naba mfite gituma
nta kwegerana nawe mu ifoto. Nabyibajijeho ndabibana birambangamira, kuko n'uyu munsi ntabwo azi ko yabimbwiye, ariko n'ibiganiro byanjye hagati yanjye nawe byabaye bike, byaragabanutse, kuko ntabwo tukivugana cyane, ntabwo tukivugana mu by'ukuri ku buryo ibyo bintu nabimubwira. Kandi nta nubwo ngira impano yo kubwira umuntu ikintu cyamuturutsemo abizi kandi abishaka, ahubwo icyo nkora ngenda kureka, kuko inyuma y'umuntu hari undi ushobora kumbangamira, nkabona undi unetesha, ushobora kumbwira nabi. Ni ukuvuga ngo ushobora guhura n'umuntu ku cyapa akankunda kuruta uko wowe dufitanye isano wankunze, tukicara ku cyapa cyacu twitegereje bisi, tukibera inshuti kandi tukaba inshuti nziza. Ariko kuvuga ngo sinkwegere, ni ibintu byarambabaje ku buryo ntekereje no gushinga iyi cano, aricyo kintu natekereje. Ariko si cyo cyonyine, kubera ko urumva ibyo bintu byabaye kera, ahubwo cyaje kubera yuko ari n'ibyo mbona. Icyo gihe hari hariho Yago, ndumva ari Yago n'umugore we, ngira ngo ni Yago n'umugore batandukana. Noneho ndavuga ariko se ubu Yago arongeye aragarutse. Umwaka ushize Yago yari Yago, uyu munsi Yago aragarutse. Kandi ubwo hagati aho, nubwo yari umwaka ushize, hagati y'umwaka ushize amezi yari arimo Yago ava mu Rwanda ajya Uganda, harimo ibindi bintu byaciyemo. Noneho barongera bazana Sabe ngo Yago. Sabe niwe muntu wenyine waguye? Yago niwe muntu wenyine watandukanye n'umugore? Yago niwe muntu batwaye umwana wenyine? Ibintu ni rusange, ahubwo nuko dusimburana bikurikije uko ibihe bisimburana. Ibintu nta muntu ufite umwihariko mu kintu, nta muntu waremewe kuba mu bibi, nta muntu waremewe kuba ababaye, nta muntu impamvu navuze you are the next, ni ukuvuga ngo ushobora gushayininga ejo n'ejo bundi, kandi uyu munsi wari uri mu ivu, wari uri ahatagerwa, ariko ejo ukongera ukavayo ukaba umuntu mwifuzwa ufitiye akamaro sosiyete, kandi ejo n'ejo bundi wari uri mu bantu batarebwa, unyuraho umuntu wese asuzugura. Ubwo rero nuko byatangiye, cano nyita you are the next. Noneho ndavuga ngo kubera icyo abantu bibanda ku kibi cyabaye, noneho nkatwe tuba dukoresha imbuga nkoranyambaga, ukibanda ku kibi cyabaye ariko ntutekereze ku cyiza umuntu yakoze. Abo bantu ba Yago na Sabe bakoze ibyiza, turabibona, ariko kuki ibibi ari byo byagiye bihitinga cyane kuruta ibyiza bakoze? Kuki duha agaciro ibibi kuruta ibyiza abo bantu bakoze? Ni ukuvuga ngo nk'uyu munsi ndeba umuntu witwa Muyango, ndeba ukuntu ari kuri buri paje y'ikinyamakuru cyose wafungura kivuga ubwambure bwa Muyango. Yego si byiza ibyo yakoze, sinzi n'impamvu wenda yabimuteye, wenda niko ashakamo amafaranga, nibwo buryo bwe, ariko birakwiriye ko abantu bicara bakamushishimura nk'aho ari we waremye icyo cyaha. Niwe wa mbere se wambaye ubusa bari hano, abo ntabwo bajya babwambara? Si ibyamamare se byose byo ku isi, nubwo atari umunyarwanda ari hana, ariko bimubayeho. None se tumujugunye? Si umunyarwanda arareka kuba umunyarwanda? Arareka kuba mama Megane se? Niba ari Megane, niba ari Megane, arakomeza aba umuntu wacu, kandi dusabwa kumukunda uko ari. Ni ukuvuga ngo rero inyuma ya Muyango hari undi muntu, urumva hari undi uzaza, ntiyiyizi, yewe nta nubwo azi ko bizamubaho, yewe ari no mu bantu barimo kuvuga ibyo bintu, wenda ntawamenya. Ariko uyu munsi aricaye kubera ko bitaramugeraho, aricaye afite ijambo ryo kuvuga, ariko ejo n'ejo bundi azaba nawe yafashweho ijambo, bazaba bamwicayeho, bazaba bamuvuga nk'uko nawe yavuze, kandi wenda icyo gihe aba arimo si cyo gihe cyo kumuvuga. Wenda aba ari uwo kwegerwa, akagirwa inama, akaganirizwa, wenda ukamubaza n'impamvu yabimuteye. Reka buri muntu nta kintu kibaho kidafite impamvu.
wenda wabona nka Muyango ajya kubyina kuriya ari agahinda yari yifitiye yavanye mu rugo rwe, kuko urugo rwiwe niwe warubagamo niwe uruza, ariko wenda akaba afite yumva yuko najya kwibyinira kuriya biri bumuruhure biri bumufashe. Ese waba uzi impamvu yatumye ajya kubyina yambaye kuriya? Wenda nibwo buryo bwiwe yabishatsemo, nubwo bitakwiriye nk'umuntu nyine ufite umwana n'ejo bundi uzakomeza kureba aya mavideo dukora cyangwa ibi binyamakuru ntibisibika ntibigira gute, akareba nyina wenda yambaye nka kuriya twabonye, ntabwo bikwiriye. Ariko se n'uwo kujugunywa tumutese kubera yuko yabyinnye ingwe ikariso ikagaragara? Nese bundi abantu babivuga niyo kariso ya mbere babonye, nta zindi kariso zihari yaba mu isoko cyangwa naho baba ntitunyura ku migozi y'abantu banitse amakariso, ahubwo kubera yuko iri kuri Muyango yaravuzwe. Ubwo rero abantu tuvuge tuziga nk'uko abanyarwanda bavuga, umuntu akita umwana we Vuguziga. Yego Vuguziga, kuko ijambo ni ikintu gikomeye, ni ikintu utahandura ngo kive mu muntu, ni ikintu utahandura ngo kive mu mutima w'umuntu, kuko kiba cyarateye inkovu itazashira itazibagirana. Siriti ari ikintu kibi, ni ukuvuga ngo iryo jambo urarigendana, ukagenda uvuga ngo nabwiwe ijambo iri n'iri. Nibuka kera nyiri umwana nagiye kuvoma, hari abantu twari duturanye, umudamu umwe icyo gihe yari umukobwa, arambwira ngo nukura ngo irarora ibaze ngo ninkura uko ngana uwo wamunyereka akareba ukuntu nakuze. Ariko ibaze kumbwira ngo nukura Imana irarora, kubera yuko yumvaga ko ibimaze kubaho, niba ababyeyi banjye bamaze gupfa nta mikurire birarangiye. Ariko si we herezo, si we Mana, si we ugena ibihe, si we urema abantu bongera kubaho. Nyuma y'abo babyeyi banjye bari bapfuye, nabonye abandi babyeyi beza kandi bamfata nk'ababyeyi, bamfata nk'umwana wabo, ku buryo nta kintu numvishe cyo kubura ababyeyi nigeze ngira. Ariko mu mutima we ntabwo yumvaga ko birangiye, kubera yuko wenda ni mu cyifuzo cye yumvaga ntazakura nanakurikira abo babyeyi. Ariko uwamunyereka akarora ko nakuze, akareba yuko hari n'abankomotseho bakuze nabo. Ubwo rero njya avuga ngo umuntu ntagashyira akadomo ku buzima bw'umuntu, umuntu ntakwiye gushyira akadomo ku buzima bwa mugenzi we, kuko ntazi uko uwo muntu yaje, ntazi n'uko azahava. Ubwo rero nkavuga ngo ijambo rijye riba ryiza, nk'iryo jambo uwo muntu yambwiye rimbwiye mfite imyaka 8, ambwira ngo nukuri irarora. Ariko uyu munsi ndabura iminsi mikeya cyangwa imyaka mikeya ngo ngire 40. Ubwo se sinakuze? Cyangwa se undeba ntabona ko nakuze? Narakuze. Ariko umva iryo jambo yambwiye, na n'uyu munsi mfite y'imyaka ndacyaryibuka. Ni ukuvuga ngo rero ngo mu kanwa kacu hajye havamo amagambo meza. Ijambo ribi, kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ntabwo Imana yatubwira ibibi, Imana itubwira ibyiza. Ubwo rero umuntu uvuga ibyiza aba afite Imana muri we. Ubwo rero impamvu yatumye nitiye channel You Are The Next ni ibyo bintu byose ngenda mbona umunsi ku wundi. Nk'ubu rwose turicaye turimo turota Muyango, ejo n'ejo bundi hari undi uzaza tukamwota tukamwicaraho, ariko ngiye mbona ko bidakwiriye. Niba ari uhanwa ahanwe, ariko ntitumuhogireho pe ngo tumugire topiki y'ibintu byose tuvuga. Oya, rwose bantu banjye, inshuti zanjye, bavandimwe, ndabinginze. Iyo niyo mpamvu yonyine nyamukuru yatumye nita channel yanjye You Are The Next. Mu byiza no mu bibi You Are The Next. Ariko mu byo ukora byose ubikore uzi neza yuko niba ari ibibi, ejo hari inyuma y'umuntu hari undi uzakugirira ibyo ugiriye mugenzi wawe. Nk'ubwo uwo muntu wambwiye ngo simwegere n'izo nkweto, ashobora nawe kwenda kuba nyuma zarahengamye nawe bakamubwira ati nanjye ntunyegere. Buri munsi nyuma y'umuntu hahora hari undi wo kukubwira ijambo ribi, hari undi wo kukubwira iryiza.
ni ukuvuga ngo rero ahubwo icyo twakora twikundanire, twibere abantu beza, twivugire, dusabe Imana idushoboze kuvuga ibyiza, kuko ntabwo byoroshye kuvuga ibikwiriye, ntabwo byoroshye muri iki gihe. Uyu munsi umuntu araremekanya ibintu akabitereka aho ngaho, kandi bigatinda bikaba ukuri kandi ari byo yaremye, urumva. Ubwo rero twebwe ubwacu duhinduke, tujye tuvuga ibintu byiza birema abandi umutima, bituma abantu bagira icyizere. Nyuma y'inkweto mbi hari nziza. Hari igihe umuntu bucya akaba yagize ubushobozi bwo kugura inziza cyangwa guhindura, akaba yahindura. Ariko se koko birakwiriye birakwiriye ko umuntu avuga ngo ntunyegere? Ese ubu ndasebetse cyane ku buryo nakwegera umuntu uwo ari we wese? Ese kameramani yari yazinduwe n'inkweto zanjye? Ko ari cyo kintu cyonyine cyanatumye mbitindaho. Kameramani yazindutse aje gufotora ibirenge, wenda byari buzemo. Ariko se mu mukenyero yari busesere akajya gufotora inkweto zanjye, sandari zanjye? Yego kumana, byarantushije ku buryo byatumye numva urukundo rwanjye nawe rugabanutse, guhamagara binshiramo, nawe bimushiramo, ntabwo abizi kugeza aka kanya. Amamagaye namwitaba, ariko ibiganiro ni bike pe. Ubwo rero inkomoko ya You Are The Next ni iyi ngiyi. Wenda Imana nifasha izamfasha nibagirwe ibibi nagiriwe, kuko Imana niyo idufasha muri byose, kandi nyisenga buri munsi nyisaba kugira ngo impe kwibagirwa, mbabarire. Ariko rero nanone nkunda umuntu nsaba imbabazi. Utazinsabye ntabwo nazi kugemurira, utazinsabye ntabwo nazizana ngo nje kukubabarira. Ndi Imana, ndi umuntu. Icyo nakora nakwirinda gukomeza kugendana nawe cyangwa nkomeze kuguhamagara, kuko nge mu muntu uza mu mibereho yanjye numva yuko umuntu wese yakubera inshuti, yakubera umuvandimwe, igihe icyo ari cyo cyose muhuye ntumugirire nabi. Ni ukuvuga ngo duhuriye ku isoko dushobora kuba inshuti kandi z'igihe kirekire. Dushobora guhurira muri bisi tukaba inshuti. Ubwo rero mpita numva yuko umuntu wese ari ingirakamaro. Niyo mpamvu aho twahurira hose nguha agaciro kandi nkabikubahira, ku buryo dukomeza kuba inshuti nta kintu bitwaye. Yewe wagira n'ibirori nkabizamo kandi twarahuriye muri bisi, atari kuvuga ngo twariganye cyangwa iki. Oya, ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose wabona inshuti. Umuntu ntashobora no kumuhangayikisha na gatoya, agiye haba hari undi uri buze, tukaba inshuti kurusha wowe ugiye. Hari umuntu uri buze akangirira neza nyuma y'uko ungiriye nabi. Ni ukuvuga ngo abantu bose si babi, hari abeza. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe mbona ko ijambo ryiza dukwiye kuriha agaciro, tukaryubaha, kandi tukagerageza kuvuga ibintu bituvuye ku mutima, tukaba aribyo tubwira bagenzi bacu, tukavuga neza. Nifuza kuvuga neza, ngewe mpora mbisaba Imana ngo umpe kuvuga neza. Amagambo mabi sinyakunda, kuba nshobora kuburaga pe, ariko hazamo ijambo rimwe ribi nkumva ncitse intege, cyane cyane rikomeretsa umuntu, cyane cyane ibintu bigaragara. Hari ibintu biba bigaragara. Hari umusazi wabaga ku Muhima bajyaga babwira ngo ariko warasaze. Ati narasaze? Ubwo rero biba ari ukumenyesha umuntu icyazi. Wenda nubwo uwo musazi byabaga byivanze ntamenye ibyo ari byo, ariko yari yarasaze n'ubundi. Ariko ni ukuvuga ngo ibyiza, twavuga ibyiza tukirinda ibibi, kuko amagambo ntabwo twese twakira ibintu kimwe. Ntabwo uko mbwiye ikintu ariko nyakira, uko nyikubwiye si kucyakira. Ubwo rero twakwitwararika kugira ngo tujye tuvuga ibyiza, tubwire bagenzi bacu ibyiza, tuvuge ibyiza, kuko ni ingirakamaro mu gihe bagenzi bacu
badukeneye cyangwa turi kumwe nabo, tugerageze kubabwira amagambo meza, kuko ntabwo uzi uko abitwaye, ntabwo uzi ukuntu abifashe, ntabwo uzi uburyo bimubabajemo, ntabwo uzi uburyo umukomerekejemo. Icyiza wakwitwararika mbere y'uko bivuga, ukavuga ibintu akwiriye kuba yakumva. Ubwo rero numva nk'umuntu nasaba bagenzi banjye kuvuga ibikwiriye, kuko ntabwo uzi ukuntu ndi bwakira ikintu, cyane ko kubabarira si ibya twese, nubwo ariko dusabwa, ariko siko tubibasha. Njye nababwiye yuko utazinsabye ntaziterura ngo nzikuzanire, ariko iyo unsanze ukansaba imbabazi cyangwa ukampamagara uti mbabarira, ndakubabarira pe, na bwa bucuti bukongera bukaba. Wenda ntibwaba nk'ubwa mbere, ariko twongera tugasabana, nkongera nkagukunda, ariko utari wabimbwira, utari wansaba imbabazi, my dear, nta kintu nakwizeza, ahubwo uba uri kure yanjye, nta kintu na kimwe tuba duhuriyeho, uba uri kure pe. Ubwo rero ni aho ngaho inkomoko ya You Are The Next yaturutse, mbasaba kuyikunda, kuyikurikira. Wenda uko Imana izagenda idufasha, tuzagenda tuganira kurushaho. Mukomeze mukore like, subscribe, share na comment.